ni inkuru dukesha ikinyamakuru Top Africa News nk'uko cyabyanditse. Umuhanzi Eric Senderi akaba yizihije imyaka 20 amaze mu muziki, ariko si ibyo gusa kuko yagiye abihuza n'akazi ke ka buri munsi ndetse n'iterambere ry'imibereho yagize mu gihe yakoze cyose umuziki. Eric Senderi yagaragaje yuko cyangwa se yerekanye yuko ari ibyishimo kuri we kuba yaragiye akora umuziki ndetse ukamugirira akamaro, by'umwihariko ukagenda unafasha abenshi. Ati ni umuganda cyangwa se ni umusanzu nahaye igihugu muri rusange ndetse n'abafana banjye, atari ko by'umwihariko hari byinshi nagiye nkora kandi byagiye bigira akamaro. Ngira ngo Eric Senderi yagiye agaruka ati njyewe indirimbo naririmbye inyinshi zatangaga ubutumwa ku gihugu cyangwa se ubutumwa bw'igihugu, nkagenda nigisha abantu umuco, iterambere ndetse nkanagenda mbibutsa indangagaciro. Ibyo ngibyo rero byatumye njyewe Eric Senderi nkora umuziki ndetse magingo yangaya nkaba numva narakoze byinshi kandi byangiriye akamaro ndetse by'umwihariko bikanagirira akamaro igihugu cyanjye. Eric Senderi ngira ngo abenshi muramuzi, umugabo akenshi wagiye aririmba indirimbo zitandukanye, harimo indirimbo z'amahoro, indirimbo z'urukundo, indirimbo z'umuco ndetse no gukunda igihugu by'umwihariko. Uyu mugabo akaba yaragiye acibwa intege n'abantu benshi batandukanye, bavuga bati Eric Senderi ntabwo azi kuririmba, abandi bati nazabireke, abandi nabo bati rwose icyo ashoboye cyo gukora ni umudiho. Ariko ntabwo yacitse intege kuko yakomeje gukora umuziki ndetse abenshi bagenda bavuga yuko ari umwe mu bagabo bakoze indirimbo zagiriye abenshi akamaro, dore yuko burya indirimbo z'umuco, indirimbo zo gukunda igihugu ni zimwe mu ndirimbo zifasha abantu benshi cyane. Rero Eric Senderi ngira ngo yagiye anashaka amakolabos, ahangaha ngira ngo hari indirimbo yakoranye n'umuhanzi Ama-G The Black, hari indirimbo yakoranye n'umuhanzi Theo, bose babireba. Ibyo ngibyo byose byari kugira ngo agenda ashaka imbaraga zo kugira ngo agende yiyegurira abafana. Rero uyu mugabo na n'ubu ngubu akaba agikora umuziki ndetse akagenda aniyambazwa ahantu henshi hatandukanye, haba mu kwamamaza bimwe mu bikorwa runaka ndetse byaba iby'inganda ziba zamuhaye akazi ndetse n'ibindi bitaramo agenda akorera mu turere dutandukanye mu buryo bwo gususurutsa abantu by'umwihariko. Eric Senderi rero nyine akaba yavuze yuko mu myaka 20 amaze akora uyu muziki ari byinshi yakuyemo, haba mu buryo bw'amafaranga ndetse n'uburyo bw'ibitekerezo ndetse no kuba yagenda asusurutsa abanyarwanda by'umwihariko mu ndirimbo zo gukunda igihugu ndetse n'umuco n'iterambere byacyo. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu World, ni mu gace twita Taratibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye agezweho by'umwihariko muri showbiz ndetse no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Taratibu TV. Njye nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.